sha mutete niba cyakazi wanjye sha ufite n'ibibazo pe nanjye reka nigende sha mutete nukuri rwose mbabare ntago nari mbigambiriye pe nta mutima mubi nabikoranye rwose pe wabaga hehe naranditse umupaka naragiye muri Kenya iya ngo muri Kenya ni umwicanyi babuhariwe utagira impuhwe utagira mosiyo udafite umutima ufite cyane nta mutima ufite ukigwa rujya uwo ni njye washakaga igihe kirageze amabanga yose agiye ingaruka umuntu wese wishe papa ndamuha amabere y'ibisigo agiye mbuga yanjye si ukuri kuraje awugiye umwawe twari inshuti twari umwe mu nzira ariko inyuma y'iseko harimo ibikomere byinshi wafashe ubuzima mubayewe sha mwese cyajya ahantu twari hirya mutata arimo atubwira ko ngo ngakubise ngo cyaka sha tumubajije ahantu yarari ariko sha tuvuyeyo uzi ko cyaka ko kahari yicaye hariya ni ukuri ni hari ntabwo mubonye narababwiye ngiye namwibone bwana mwamuzi ngo namuzi si umubonye ibintu buri kwigira rero kuko Imana ndumva n'umutima uri kunjya pe noneho aho bigeze ndumva ngize ubwoba ese yababonye aratubonye ahubwo ubu ngubu hanyuma duhita dukwepa turirukanga n'umwana amuvugishije oya ahise dukurikiza amaso ameze nk'umuntu ushaka kudukurikira urebye ijisho ry'ukuntu rimeze nta nubwo nzi ukuntu uyu munsi biri buze kuza kugenda ndumva ngize ubwoba bukomeye pe mbabweze ukuri rero muri menge ni ukugenda neza mwitonze ukitwararika ariko se uramuvuna muheto yagarutse muri uyu mudugudu kumara iki koko iyi ni isinyi rya mape urumva nka yaragarutse nyine n'ibibazo byabaye kuri se wenda hashobora kuba hanene aribyo binamugabiye kumenya n'amakuru cyane ko dore uyu nguyu yirirwamo amubaririza abaririza uyu nguyu no mu makuru afite ndashaka kumenya amakuru y'urupfu rwa se kuko ntabwo yigeze asobanukirwa gusa amenye ko se yapfuye ariko ntiyamenye urupfu yapfuye urumva rero ni ikibazo urupfu rw'uriya mubyeyi rugiye gukora ku bantu pe kuko urumva niba aje kubaririza iby'urupfu rwa se agiye gucukumbura nyine acukumbura kandi isundi mutete wowe kuva cyaka yava iwanyu wigeze ubwira iwanyu ko haba haje umuntu ugushaka urumva cya igihe niruka nkabasanga hahandi mwari namukubise niruka niko kwako nikuza ngasanga muri kubyina hariya nkabibabwira tukazamuka akaba aribwo nanone bise dukubitana ni ukuvuga ngo wanyu ntabwo mu rugo ntabwo barabimenya kuko yaje kundira mu rugo ndamubwira ati nta mutekano dufite vuye nkwereka ahantu tuganira twicaye mbwiriye ikibazo sha mutete niba cyakazi wanjye sha ufite n'ibibazo pe twebwe aduhiga atanazi naho dutaha bibaza noneho kuba yaramaze kumenya iwanyu ni ibibazo bikomeye ibaze mba nibaza n'umuntu wamurangiye mu rugo pe ndabyibaza bikancanga rero mbabwire mwabavandimwe rwose wirirwa wibaza byinshi kuko njyewe yaraje aranyibuza urumva arambwira ati umukobwa witwa Muteteri umeze gutya na gutya ati ni inshuti yanjye ati ni na sheri wanjye ati ariko aho yambwiye yabaga ntago ariho akiri ati ntamushakiye ntamubuze ati kuko yari yarambwiye ko yabaga hano muri iki gipangu turabona ko ntabwo ari ese ntiwandangira aho waba umukeka yaba yarimukiye rero nta bintu byinshi kumwumva umuntu arambwira ati umuntu ni sheri wanjye nta bintu byo kugera gushidikanya nigeze ngira yumva nahagije nagenda mutungira agatoki nabwira nabonye yinjira muri kiriya gipangu ubwo rero sinarenze rwose ibimugenza pe
aho ngaho rwose mumbabarire wenda niba harimo no kuba ari kubahiga cyangwa ikinagunara kuko iyo nza kumenya yuko atari kugenzwa n'amahoro ntabwo mba nari murangira. hawa reka nkubwire sha nawe ufite ibibazo umunsi Muteteri yabuze rahira ko cyaka atazaguhiga ukamwerekana. wamurangiye iwanjye araza ariko wowe noneho weho yagusanze mu rugo mwakubitanye ku muryango nyine yaraje aza mu gipangu hariya mu rugo nyine abaririza avuga ngo wamweretse yuko ngo ariho urumva yamuhakana muravuga ati rero njye ndi mushyashya hano muri karitsiye ariko uwo mukobwa Muteteri umbwira nabonye yinjira muri kiriya gipangu ubwo nyine kabaye nakundi ubwo nibanyica niho bazakurikiraho kubera ko icyo gipangu aranakizi. Nkubwiza ukuri unyihanganire pe ntabwo nari nzi yuko habamo ingaruka wenda yo guhiga cyangwa kugirirwa nabi. Urumva urabizi ntabwo ibintu by'intasi mbimenyereye nta makuru yaho nzi ndi mushyashya ubwo nubwo kumurangira ngo nabonye winjira muri kiriya gipangu nuko nyine nari nangiye gusa nawe umenyereye hano mu mudugudu numva ko nta kibazo kandi mbese muri make ntabwo nasobanukiwe ikintu gushakira. N'ubundi ibi bintu ntabwo bizoroha niba warahuye na cyaka ukamurangira kwa Muteteri umunsi Muteteri yabuze umenye ko cyaka azagaruka iwanyu kandi nta nubwo ari n'ibyo gusa umuntu uzarokoka cyaka ntabwo azarokoka shubu. Ibintu numva muri uyu mudugudu birarenze no kuba duhagaze gutya ntabwo ari sawa cyaba kiza reka nigendere. nanjye reka nigendere sha Muteteri nukuri rwose umbabare ntabwo nari mbigambiriye pe nta mutima mubi nabikoranye rwose pe sibyo kandi urabizi ko turi inshuti nta kuri nta mwanzi wagutera turutse iwanjye. igihe kirageze amabanga yose agiye kujanze uwambaye isura yundi arikanga ukuri Yaba Nyagasani we Kari ni wowe uraho neza mwana wa uraho Kari Kari wagiye utewe ugarutse ute cyagiye nyine naragiye byari ibibazo numvaga hano bari kubigisha uhita ugenda utanambwiye byari ibibazo wabaga hehe narambutse umupaka naragiye muri Kenya iya ngo muri Kenya ubu se muri Kenya wakoraga yiki naragiye gushakisha wakoraga akazi ko mu rugo oya narabonye abo boss nkorera nacuruza none ugarutse gute narimba kumbuye ndabona ko ubuzima byaciye Karine mwana wanjye mu ruhande rumwe ndishimye ariko ndanababaye ubu se muri uyu muriro uje kugira ute koko bwiza ukuri hari ikintu kirimo kirantera kukubaza ibi bintu ubu abantu baturutse muri gare kugera hano mu mudugudu nta bantu wigeze uhura nabo bo muri uyu mudugudu zana ntakira tuno gikapu mama hanyuma ca hano twinjire hanyuma nanakuganiriza nkubwire uko ibintu bimeze mbaro Karine nkubwire wenda turaza kuza kuba dukora ibindi biganiro umbwire iby'urugendo rwawe urumva uburyo wagiyemo nyine ntabwo bwari busobanutse nta bantu koko mwahuye bo muri uyu mudugudu ngo mbe mwaganirire mbwiza ukuri ndakubwira impamvu urumva nyine hari abantu twaturukanye hari haruguru ndi kumenya yego numva bari kugenda bamwibwisa ibintu bisobanukiwe ntazi sinzi niba ari byo waba ushaka nizere ko wowe nta kintu wababwiye ese hari amakuru yabyo nzi yego rero wakoze hanyuma rero tega amatwi nkubwire cya gihe wagiye nyine hari ibintu byari byabaye mu mudugudu harimo inkurire ntiwanamenye n'ibyo ari byo ndagira ngo n'uyu mwanya ugeze muri uyu mudugudu ese ubundi uzamara igihe kingana iki waje utashye naje ntashye yewe rero ikintu ushaka kukubwira ni kimwe
ni uko ukwiriye kwitonda muri iyi minsi. Hari abantu bamaze iminsi bapfa, hari abantu bamaze iminsi bapfa, ahubwo ushimira Imana kuba ugeze ahangaha. Ubu nawe bari gupfa simbimenye, hazahora ngira ngo uracyari iyo wagiye, urumva, kandi warahageze ugapfa. Kuba ungezeho twari kugira ngo aho umenye amakuru ahari. Kuva wagenda ibintu nyine byakomeje ari neza, ariko muri kino gihe ubuzima bwarahindutse. Ikintu gitumye abantu barimo barapfa ni ibintu wagiye usize bihari ariko utanabizi, burya wagiye utarasobanukirwa ibyo ari byo. Muri uyu mudugudu harimo umusore nawe wari waragiye ari umwana ariko yagarutse yarakuze, umusore witwa Cyaka. Harya umugabo muri uyu mudugudu witwaga Rukundo, uramwibuka? Bashize iminsi ntabwo naba nyiri kumwibuka neza. Uwo Rukundo rero yaje gupfa, yarapfuye ariko asiga umwana. Uwo mwana nawe icyo gihe yaburiwe irengero ku buryo abantu nabo bari bazi ko yapfuye. Imyaka ishize ni myinshi, muri ino minsi yagarutse mu mudugudu. Icyo nshaka kukubwira, kuva yaza umva abantu barimo barapfa ku buryo abantu bibaza ko wenda uwo Cyaka yaba abyihishe inyuma, ariko ntawe ubizi neza. Ubyumva ubyitondere. Noneho harimo n'ikindi kintu ngo cyitwa shubu, cyo ntikinagaragara. Bamwe batekereza ko ari umuntu, abandi bagatekereza ko ari umuzimu, abandi bagatekereza ko wenda yaba ari umuntu ufitanye isano na Cyaka, cyangwa se bagatekereza ko ari imyuka mibi. Icyo nacyo kitisha ngo abantu ngo kirabahwereza. Guhera urabyumva? Kubyumva. Rero utaragenda cya gihe hari ibintu wajya kukubaganya byabagamo, nabyo ntabwo wigeze umenya ibyo ari byo. Nta muntu n'uyu n'umwe ushobora kuba yakubaza amakuru y'iwanyu cyangwa se n'ibikoresho iwanyu mutunze, uzajya ubabwira ko nta kintu na kimwe uzi, urumva? N'uwanakubaza ngo ese iwanyu mugira ibase zingahe, uzamwihorere. Uzamwihorere kuko hari igihe ushobora kubivuga, urumva? Hari igihe ushobora kubivuga ukaba wahusha ukagwa ku bimenyetso Cyaka arimo ashaka. Umenye ko uramutse ubivuze ukavuga ati wenda mu nzu hari iki, ukaza kugwa ku bimenyetso Cyaka ashaka, umva nawe ako gatwe kawe do ni gutyo. Urumva ko ndi mushya muri iyi karitsiye, nsa nkaho ndi mushya muri iyi karitsiye. Ikiriho ni ugufunga uwo munwa, ubanza unyumve neza. Ni ugufunga umunwa ukitwararika, ukajya umuntu wagusuhuza ukikiriza, yakubaza amakuru ukamubwira ko ari meza, ibindi bintu bijyanye n'amakuru ndakubujije. Urumva ko abantu bameze nk'abari bashyashya nibo baza babaza muri iyi karitsiye, urumva nari maze igihe kirekire amakuru ntayafite neza. Ariko Karine nyumva, ntabwo ari abantu bashya gusa, kuko n'undi muntu uhasanzwe hari abantu batazi ibyo ari byo. N'umuntu uhasanzwe mushobora gukubitana agashaka gukora ibiganiro ashyira kuri izi nkuru. Ese ko wambwiraga ngo uruhande rumwe nishimiye urundi rubabaye, ni ukubera iki? Nyine urabona nari narakubuze, ariko kuba nkwishimiye ni uko nongeye kukubona. Ariko ikimbabaje ni uko nawe ushobora kubigenderamo. None se ugira ngo abo bose bapfa bazi icyo bazira? Mu makuru dufite ngo Cyaka kubitanga, niba ari na Cyaka gusa no kubikeka kuko kuvaje mu mudugudu nibwo hatangiye ibibazo, urumva? Nawe mukubitanye ashobora guhita kugubangura. Ese niyo mpamvu usigaye usa gutya ma? Nakubonye nkikanga. Ibyo ntabwo bikureba, kuba ameze gutya si byo birakureba. Usigaye wambaye nibyo byaguhamuye byaguteye ikibazo. Ese ko numva utarimo ubiha uburemere? Ibyo bintu ndabyumva pe, ariko uko biri kugenda biza ndaza kubyumva neza. None se abantu bari kwisi? Twese ntabwo tubizi, niyo mpamvu nakubwiye ko ugomba kwitwararika. Karine ugomba kwitwararika, niba waragiye ahandi ugafata imico y'ahandi nabyo nzabimenya, ariko niba nakubwiye ngo ugomba kwitwararika, witwararika ku kintu icyo ari cyo cyose. Naho ibijyanye no kwambara gutya, yewe nicyo gihe turimo. Hambara umuntu ufite umutekano n'amahoro. Erega Karine, mu bantu bakoze amabara, ibintu byose bakoresheje bica Rukundo, burya byose babihishe hano. Ngo hano
no kujya kuva muzajya ukoresha turiya dukoresho nashyize muri ya nzu y'imbere ari ariya mazu y'inyuma ntukajya ukunda kuyajyamo. ibyo ndabyumva neza. Urumva rero kubera nzi amakuru menshi nanjye ntabwo ntuje, rega nanjye bashobora kunyica, rega nawe bakubonye bakwica. Kuko numva bitoroshye. Ntabwo byoroshye. Ayo makuru ndumva ari ncamubwonko. Nari nje nishimye none muraranye n'ibibazo. Babura kujya guhindura utwenda ibindi turaza kubivugana ubundi witwararike. Ubu se koko uyu mwana aje ni byiza rwose, ndishimye kuba aje. Imana ihabwa icyubahiro, Mana ushimwe. Ariko se nongere mwigisha asubirayo, murekere n'ahangaha se. Yewe reka mbanza ntekereze neza, njye no kureba ko yabonye utwo kurya, buriya ndaza kuza kumenya icyo ndi bukore. Chris, ikwica Jean urakizi? Ntabwo nkizi. Ufite umutima? Kuri iyi nshuro ngiye kugwa ikiraka cy'injyankurye cy'impeshyi nyamwezi kimwe. Rero gutera ubwoba ubu urakinga babiri ni tayari. Urahari cyangwa ntabwo uhari? Ndahari rwose. Ngiye guha akazi, bityo ariko akazi ka mbere wakoze mu mateka yawe ukanguka uzanye imikino winze takwirenze. Wabizi neza ko ariko kambere naba ngiye gukora. Ese akazi urakora Kariko kose. ariko rwose ni umwicanyi kabuhariwe, utagira impuhwe, utagira mosiyo, udafite umutima. Umutima urafite cyangwa nta mutima ufite? Kigwa rujya ko. Uwo ni njye washakaga.